abafana ba Rayon Sport kabisa ni mwitegure tugiye kugaruka ku makuru agezweho meza cyane. Rayon Sport kabisa ikaba ibyitwayemo neza aho yatsindaga equipe y'Amazi ibitego bigera kuri 2-1 kabisa, ngira ngo ni clean sheet ya 10 kabisa. Rayon Sport kabisa iri mu bihe byiza byayo kabisa, nigeza ko derby de Milikoline hano mu Rwanda igiye gukomera kurushaho. Tuzasesengura ese turebe ngo Rayon Sport ikina gute, ese MUHAZI FC ikina gute, turebe ngo se ninde waba ufite amahirwe yo kuba yakwibasha kwitwara neza ku mukino uri kwa gatandatu kabisa. Ngira ngo ni ibintu bikomeye cyane Rayon Sport imaze gukora kabisa, nyuma yuko imaze gukora win zigera ku 10. Kingira ngo ni igitego cya mbere yari yinjijwe muri izi win kabisa. Umuzamu Kadimu Ndiaye ararize amarira gwasi kabisa ku madolari ye 100 ahabwa kuri clean sheet aba yakipinze. Ariko afana ba Rayon Sport najya mbabwire ngo Rayon Sport kabisa uyu mwaka sinzi ko bizagenda, ariko ibi bihe ntago Rayon Sport yari berutse kabisa. Abafana ba Rayon Sport mukore subscribe, like, share zira moment. Ariko ndashaka kuzasengurira neza ese Rayon Sport ikina gute, nibi kindi kuyifasha muri iyi minsi. Rayon Sport Joininze umusore Sefu akaba yinjiye mu kibuga neza atsinda n'igitego kabisa. Ubona ko ari avantage kuri derby de Milikoline kabisa kuri umunsi wa gatandatu. Ngira ngo